bantu bamenyereye filime siko filime zose ziba zimeze kimwe, siko filime zose zidufata ku marangamutima, siko filime zose ziba zanditse kimwe kuko zandikwa n'abantu batandukanye bitewe n'amarangamutima yabo, bitewe n'ibyo banyuzemo mu buzima, bitewe n'ibyo bagenda babona. Kuri ubu ngubu filime tujye kuvugaho ni filime irimo kubica bigacika, filime yitwa Straw. Filime rero yitwa Straw ni igiki wayimenyaho? Ese wowe utarayireba byaba bimeze bite? Rero reka nkunyuriremo gakeya muri filime yitwa Straw. Nyuma yuko umwaka ushize Tyler Perry akoze filime yitwa Beauty in Black, yabiciye bigacika hano hanze, ndatekereza nta muntu utazi iyo seri. Kuri ubu yagarukanye iyo yise Straw, ni filime irangira nayo ikomeje kwigarurira imitima ya benshi kubera ubutumwa bugaruka ku bagore barera abana birwanaho bonyine, cyangwa abo dukunda kwita single mothers, n'abagabo baba bafite. Straw yagiye hanze ku ya 6 Kamena 2025, ubwo ni mu cyumweru gishize. Imara iminota 108, ubwo ni isaha n'iminota 48. Igaragara ku rubuga rwa Netflix. Iyi filime igaruka ku nkuru ya Jania, uba uri umubyeyi w'umwana umwe witwa Alia, atuye mu nzu ishaje hamwe n'umukobwa we Alia uba uhorana uburwayi. Uyu mugore uba ubayeho mu nzu y'icyumba kimwe mu buzima bugoye, no ku kazi ntabwo aba yorohewe, abakora muri alimentation, ndetse aba yabuze n'ubukode ku buryo asohorwa mu nzu. Muri iyi filime Jania ubwo aba ari gusukura aho akorera, ahamagarwa no ku ishuri rya Alia, bamubwira ko agomba kuza vuba. Umukoresha we amutegeka kugaruka nyuma y'iminota 30, kandi akanga kumuha shake y'umushahara we kandi igihe cyo kumuhemba kiba cyageze. Jania yihutira kujya kuri banki aho iri aho ngaho ibegereye ngo abikuze amafaranga yo kugurira Alia ifunguro ryo ku ishuri, ariko agasanga umurongo ni muremure cyane. Ageze ku ishuri ahura n'umuyobozi n'abakozi bo mu rwego rushinzwe kurengera abana, bakamujyana ku ngufu. Alia ku gahato bakavuga ko atamwitaho kubera igikomere aba yagize, ariko nyamara we akomeza kwirwanaho avuga ati ntabwo mwanjyanira umwana, kubera yuko yageragezaga kwiyoza arangije ahura n'ako kabazo. Ati rero si uko umwana wanjye namufata neza, ariko biranga by'ubusa baramujyana. Alia rero agaruka mu modoka ari kurira asa nkaho yatawe umutwe kuko bari bamaze kumutwarira umwana, ariko mu nzira atwarira nabi umugabo w'umupolisi utari mu kazi. Uwo mugabo amukubita icupa akamwirukankana, akamurenza umuhanda, ndetse akamutera ubwoba amubwira ko azakora igishoboka cyose akamurasa, kandi akazabicisha mu nzira za nyazo akamurasa. Polisi rero iza guta muri yombi Jania, ariko iramwandikira, ntabwo imuta muri yombi ahubwo iramwandikira, ariko bamuziza ibusa barimo kumwaka ibyangombwa, kwa ko nuko umutwe akagira ibyangombwa abura bakamwandikira. Amaze rero gutaha asanga yirukanwe mu nzu yakodeshaga, ibintu bye byose biri hanze. Asubira ku kazi arakaye, ajya kureba umukoresha we ngo amuhe sheki kuko aba yamwirukanye, amwirukana ku kazi kuri ya minota 30 aba yatinze, akamwirukana. Rero niko gusubira mu kazi, gusubira mu rugo agasanga umukodesha we yamwirukanye, yamusoreye n'ibintu biri hanze. Yamara kumusorera ibintu hanze, agafata igikapu cy'umwana we aba akoreramo
isomo aba arimo gukora ku bijyanye na practice akakijyana, hari akantu umwana we aba akora arakajyana agasubira akajya kureba umukoresha we kugira ngo amwake sheke. Ako kanya abajura rero babiri bakinjira bafite intwaro baje kwiba bosi we. Umwe asaba igikapu Alia yari afite ku ishuri, Jania akabyanga kugitanga bakamukubita. Mu kurwana Jania atwara imbunda akarasa umwe mu bajura. Umukoresha we amushinja gutegura ubujura kuko umwe mu bajura yamuvuze mu izina kubera ubwoba n'umujinya, aramurasa nawe agapfa. Jania ahita ahunga ajyana na sheki ye akajyana na ya mbunda ye atabizi. Ageze kuri banki, nanone ya banki yegereye hahandi ubwo bwicanyi buba bubereye, yangirwa kubikuza sheki kuko nta ndangamuntu yari afite. Atunga imbunda umukozi wa banki bigatuma amuha amafaranga, gusa uwo mugore aza kwanga gusohoka muri banki, ahubwo akagira imfungwa bamwe mu bo asanzemo kuko yatinyaga gusohokamo ngo ataza kwicwa n'abapolisi na wa mupolisi uba wabimukangishije ku manywa. Polisi iza kubwirwa ko hari ubujura buri gukorerwa muri iyo banki n'umugore w'ikihebe witwaje intwaro n'igisasu. Polisi irahagera, Detective Raymond agasaba kuvugana na Jania. Baganira kuri telefone bakizerana. Jania yemera gushyira intwaro hasi, gusa mu gihe wa mupolisi wamukangishije kumwica yaba yafashwe. Umwe mu bagore baba bashimuswe na Jania aza gutangira gusakaza kuri interinete ibiganiro agirana na Detective Raymond kuri telefone, amubwira agahinda ke, abantu bagatangira kumukunda no kumugirira impuhwe. Raymond amenya uwo mupolisi wari wakangishije Jania kumwica akamuta muri yombi. FBI iza kuza gusimbura polisi bavuga ko akazi kabananiye, ariko polisi n'abaturage bagakomeza kumera nk'abari ku ruhande rwa Jania nyuma yo kumva inkuru ye. Nyuma polisi iza kumenya Jania ko nta gisasu afite, burya yari afite agakoresho k'umwana batekerezaga ko ari gisasu. Ikamubwira ko wa mupolisi yatawe muri yombi, arekura imfungwa zose yari afite, ariko umuyobozi wa banki witwa Nicole we akanga kumusiga atinya ko naza gusohoka wenyine muri banki aricwa na FBI. Jania hamagarwa na nyina akamwibutsa ko Alia yapfuye mu ijoro riba ryabanje, mu gihe abazi ko umwana we akiriho. Ariho hano abantu benshi barira nyine, amarangamutima yabo nyine iyi filime ikabariza hano. Biza kugaragara ko Jania n'umukobwa we Alia bari birirwanye umunsi wose mu ntekerezo ze gusa. Ishuri ntiryigeze rimuhamagara, n'abaharaniraga uburenganzira bw'abana ntabwo bamutwaye. Ni ibintu byabaga biri mu mutwe we. Filime irangira Jania arambitse intwaro mu mahoro, agasohokana na Nicole muri banki, agafatwa na Detective Raymond uhita ajya kumuhata ibibazo. Kuva iyi filime yajya hanze, hamwe mu bakunzi ba filime bayishimiye cyane kubera inkuru irimo iteye agahinda, gusa abandi bagaragaza ko iyi filime igaragaza inkuru ya nyayo y'imvune abagore barira abana bonyine bahura nazo buri munsi. Iyi filime igaragaramo Teresa Bison wamamaye muri sinema muri Amerika, aho aba ari we umukinnyi w'imena, ndetse ni nawe ukina ari Jania muri ino filime yitwa Stroke. Uyu mugore yanakinnye no muri filime yitwa Empire abantu benshi bagiye bamenya.
hakazamo n'undi mukinnyi akaba ari n'umuririmbyi witwa Teyana Taylor, akinamo ari we Detective Kay Raymond. Shelly Shepherd akinamo ari manager wa banki ari we uba witwa Nicole, n'abandi batandukanye. Nicyo ngicyo rero twavuga kuri filime irimo kugenda ibica bigacika ariyo Straw. Nawe nakwifuriza kujya kuyireba kuko ni filime igendanye n'igihe, ivuga ku nkuru ya nyayo y'ubuzima bwa buri munsi ku babyeyi barera abana babo n'abagabo bafite. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza.